nk'uko ko umuntu wakubonye ujya kugura isutiye ubu yavuze ngo icyo koko kiri mburira ubwiza ukuri. Sha nanjye narebaga nka mbega urubwa. Ndapfuye. Ese ubundi wagiye hariya mu cyumba ukajya kwipima tukareba ko ikuberaga. Babarira cyane ndabyipimira mu cyumba cyanjye ngeze iwacu. Uko bishaka mukunzi. Kandi wakoze cyane kungurira imyenda yo kurarana. Wabimenye ko imbeho bimeze nabi. Aho ntutekereza ko iyo mbeho ari wowe wenyine igeraho kiri? Nawe se kugeraho we? Ceceka sha. Nukuryama amavu umuntu akayahoza n'akananwa. Tekereza ko nanjye ari uko ndara. None se yagiye. Karame kiri. Mu mpano za Saint Valentin wambabariye uyu munsi ntutahe. Ngo? Nukuri ndumva utataha. Ku mana yanjye. Ese ubwo ko mba naje ahahabona rubanda rwose rundeba ubu ntasohotse koko bwacyo nkura ari izihe Nyarurembo. Hari uwo bireba se yagiye reka turi bakuru. Mbabarira cyane kiri. Niba ushaka ko nguha umwanya wanjye nk'uko uwushaka ugomba kugira icyo ukora nawe. Ikindi kirenze kuba ngukunda ukamunkunda n'iki yagiye. Ariko tubiziranyeho hagati yacu kiri. Urumva n'umuryango wanjye urabikeka ariko ntubizi pe. Mama warabizi, Shyaka arabizi, Devota arabizi. Ibyo bazi ni amagambo atagira ibikorwa kiri. Ngo iki? Kugira ngo bamenye ko ibyo twababwiye ari ukuri kiri nuko wasabukana kwa. Urumva nibwo wakwitwa umukwe mu muryango wacu nanjye nkitwa umukazana mu muryango wawe. Tumva bifashe nkaho nkubutse kuba ngusabye kuraragi. Chris ko ntakivuze kuri iki gitekerezo cya Nyesi. Ubundi se Nyesi we yemeye ibyo Chris yamusabye. Ntuzacikwe n'ikiganiro runana cy'ubutaha.